abakozi b'Imana turabakiriye kuri kamera. Imana ibagirire neza. Amen. Amen. Karibu rero. Asante. Tubanje kuramutsa abantu mu izina rya Yesu. Amazina ni Kangabo John, pastori murera mu bazi bwa Kangabo Revival Temple. Umurimo w'Imana tukorera mu ntara y'Iburasirazuba. Mwami Yesu abaho umugisha murakoze. Amen. Yesu agumugisha pastor kandi karibu. Amen. Mu kiganiro tugiye kugirana abantu barahezagirwa, abantu barahabwa umugisha n'Imana. Reka rero twakire mwene data wundi nawe atwibwira amazina yiwe. Ya murakoze cyane. Amazina ni Pastor Sandy Geoffrey. Umurimo w'Imana tukoreye muri iki gihugu, akarere Kayonza, umurenge ni Murundi, akagari ni Buhabwa, umudugudu ni Murundi. Aho dutuye niho dukorera. Imana ibahumugisha. Amen. Pastor, ntabwo tubwiye itorero mukorera mu murimo w'Imana. N'ubuyobozi bwa Kangabo Revival Temple. Amen. Imana ibahumugisha. Amen. Reka twakire mwene data asenga Imana, ubundi mutugezeho ubutumwa bwiza mu ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Reka dusenga Imana. Mwami Yesu turagushimiye ko bw'ijambo ryawe ryiza. Tuguhaye icyubahiro kubw'umugambi wawe mwiza mu izina rya Yesu. Turi hano muri uyu mwanya kugira ngo umwuka wera adukoreshe kandi akize imitwaro abatuye isi. Turi hano nk'ibikoresho by'Imana, turi hano nk'abahamagawe mwami. Turasenze kugira ngo mwami iri jambo ry'Imana rigiye gutambuka ku buzima bw'abantu batandukanye kandi benshi, rigira umumaro kandi rikorera ikize mu izina rya Yesu. Amen. Ya Imana yemije bahumugisha, Uwiteka abishimire. Abadukurikirana ndabizi neza ko mukunda Imana kuko yabanje kubakunda. Imana ibishimire rero nkuko twababwiye. Impamvu nziza itubesheje hano niyo kubagezaho ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana mu buryo bwumvikana niyo mvugo y'Imana. Amen. Ry'Imana ni imvugo y'Imana. Amen. Igihe cyose rero iyo abantu bakurikiranye imvugo y'Imana, ari ryo jambo ry'Imana, baba ari mu cyerekezo nyacyo, baba ari mu murongo nyawo wo kubaho ku isi nk'uko Imana ibishaka. Amen. Ijambo ry'Imana tugiye kumvira hamwe rifite insanganyamatsiko ivuga ngo bikore wumviye Imana birakiza. Kubikora wumviye Imana. Ya kubikora wumviye Imana birakiza. Birakiza. Wow. Kubikora wumviye Imana birakiza. Reka dusome mu gitabo cya Luka ibice 5. Turatangira n'umurongo wa mbere. Dusoze ku n'umurongo wa 7. Niwo turi busorezeho. Ya reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu arobesha ifi nyinshi. Yego. Ku murongo wa mbere haravuze ngo Yesu yarahagaze mu kibaya cy'inyanja y'i Genezareti, nuko abantu benshi bamubyiganiraho ngo bumve ijambo ry'Imana. Yego. Abona amato abiri atitse ku nkombe y'inyanja, ariko abarobyi bari bayavuyemo bamesa inshundura zabo. Yego. Ku murongo wa 3 yikira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, amusaba kubutsuraho gato ngo buve ku nkombe. Aricara yigisha abantu ari mu bwato. Ku murongo wa 4 arangije kuvuga abwira Simoni ati igira imuhengeri, mujugunye inshundura mu bobi. Simoni aramusubiza ati databuja, twakesheje ijoro dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe. Ariko kuko ubivuze, reka nzijugunye. Babikoze bafata ifi nyinshi cyane, ndetse inshundura zabo zenda gucika. Ya Imana iguhumugisha Pastor John. Amen. Iki cyanditswe kirimo amabanga akomeye, ariko ndifuza guhishuramo
ahura n'iyi ngingo ivuga ngo kubikora ubumviye Imana birakiza. Iki gihe Yesu yasanze Petero na bagenzi be bari mu murimo wo kuroba bashakisha icyerekezo cy'ubuzima. Barimo bashakisha uburyo babona ubushobozi bubafasha gutunga imiryango yabo, ariko bari babuze igisubizo cy'ikibazo bari bafite. No, Yesu abasanga aho hantu ho kuba babuze igisubizo cy'ikibazo bafite. Noneho Yesu arababwira ngo, abwira Petero ngo igira imuhenge ujugunye urushundura. Iri jambo rirafasha cyane. Hanyuma murebe. Noneho kubera kubabazwa n'ikibazo, kubera gutindana n'ikibazo, ntiyabikora ngo arebe, ahubwo atangira kuganirira Yesu urugendo cyangwa se uburyo atindanye n'ikibazo, uburyo bayobewe, uburyo badafite uko babigenza. Ubwo buzima rero abantu b'Imana benshi nibwo babayemo. Imana iravuga yaduha umurongo dukwiriye kugenderaho ngo tugirirwe neza nayo, no tugatinda twerekana ubunini bw'ikibazo. Icyo kibazo Imana yabizi yuko kikuremereye, Imana yabizi yuko kikurusha, ariko igitumye kohereza ijambo ryayo niyo nzira bigomba gukemukiramo, niyo nzira bigomba gukemukiramo. Aho niho ndimo mvuga ngo rero kubikora wumviye Imana birakiza. Kubikora wumviye Imana birakiza. Ijambo ry'Imana ni rizima. Iyo umuntu rero yiyemeje kubaho nk'uko Imana irimo ivugana nawe cyangwa se imubwira, aba ageze mu murongo mwiza wo gutsindishirizwa n'Imana ku bibazo yaburiye igisubizo. Mwami Yesu ashimwe cyane. Bibiliya yavuze ngo nuko Yesu abwira Petero ngo ntabwo nitaye kuri ayo makuru yo mpeza, ndabizi ijoro ryose mwakoze ntacyo mwabonye, n'ubundi kinzanye hano ni ukugira ngo ngire icyo mbafasha. Wowe jugunya urushundura hanyuma urebe. Jugunya urushundura urebe, ngo warumwe n'uburyohe. Jugunya urushundura urebe. Rero igihe cyose abantu b'Imana iyo bashize mu bikorwa icyo ijambo ry'Imana rivuga, ndenda kuguha ubuhamya buzima buturutse mu guhamya imbaraga z'Imana. Ibyo ni ibintu bishobokera Imana. Birashoboka yuko uyu munsi waba ufite ikibazo ufiteho ubuhamya. Reka wenda mvuge nk'indwara zimwe na zimwe. Hari indwara umuntu amenya ko arwaye mu buzima bwe, ako kanya agatangira gutegura neza yuko urugendo rwo kuva mu isi ruriyo mwegera cyangwa se rugiye gusoza. Noneho ubwo ni ubuhamya bumwe abantu bagiye bafite ku buzima bwabo mu ndwara zitandukanye. Ibyo nabyo ni ibibazo kwabyo, ariko ndenda kukubwira ngo bigarukiye aho ngaho kuri wowe, ariko ku Mana birakomeje. Hari icyo Imana ikora. Nubwo Petero na bagenzi be bari bakoze ijoro ryose bigasoza batabonye amafi. Mu yandi magambo urugendo rwacu rurangira, urw'Imana ruratangira. Mu yandi magambo iyo urugendo rwacu rurangiye ugashyika ahantu ukabona nta nzira, ugashyika ahantu ukabona nta cyerekezo, Imana yo ibicibona icyerekezo kiba gihari ku Mana. Imana yo ibicibona umurongo w'ubuzima kuhari. Aho naho niho Yesu yasanze Petero, aramubwira ngo mujugunye urushundura. Bibiliya ivuga ngo atangira kumuganirira uburyo byabagendekeye. Hari abantu dukurikirana baraza kumva neza uburyo buri muri iri jambo ry'Imana, ndetse ndumva neza ni n'imvugo y'Imana. Ushobora kuba hari ahantu uryamye ariko uryamanye ikibazo, hari ikibazo umaranye iminsi, uburyo bwose bushoboka waragerageje byaranze. Ndakuzanira inkuru nziza ivuga ngo nubwo byanze muri ubwo buryo ubizimo, ariko ku Mana haracyari amahirwe yuko byashoboka mu izina rya Yesu. Haracyari amahirwe mu izina rya Yesu. Ku Mana birashoboka. Hari icyo Imana yakora ibintu bigahinduka. Bibiliya ivuga ngo nuko
petero ajugunya urushundura, haleluya, akirujugunya rwonyine, ajugunya urushundura, yumviye ijambo Imana imubwiye, haleluya, ashyize mu bikorwa ijambo Imana yamubwiye, ubikora ubikunze, kurikora wumviye Imana, haleluya, haleluya, kurikora wumviye Imana, kubikora wumviye Imana, birakiza, 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 birakiza. birakiza, aho hantu ugeze ubona urimo unanirwa, aho hantu ugeze ubona bitagishoboka, ndakubwira nk'umugaragu w'Imana, Haleluya. shyira mu bikorwa icyo ijambo ry'Imana rikubwira, nyuma yaho uraza kuba ufite ubuhamya bwo gushima Imana. amen, Nyuma yo kubikora ko petero yashimye Imana, yashimye Imana, nyuma yo gushyira mu bikorwa icyo Imana yamubwiye, Imana yamweretse uruhande rwayo rugatarazi neza. haleluya, Ndagutangariza iri tangazo nk'umukozi w'Imana, amen, icyo kibazo utindanye nacyo, umaranye iminsi, ntabwo nzi amezi mumaranye, Haleluya. ntabwo nzi imyaka mugendanye, haleluya, ariko iri jambo rije kugishyiraho iherezo. amen, Biravuze ngo shyira mu bikorwa iby'Imana ikubwira, Imana ikwereka uruhande rw'imbaraga zawe. haleluya, glory to Jesus, Petero amaze gushyira mu bikorwa icyo ijambo ry'Imana ryamubwiye, amaze gushyira mu bikorwa icyo ijambo ry'Imana rimubwiye, imikorere y'Imana yaratangiye, imikorere y'Imana yaratangiye, yaratangiye, imikorere y'Imana yaratangiye. igihe cyose tuzakora iby'Imana itubwiye, Yego. twumvira Imana, Yeah. imikorere y'Imana iratangira, Imikorere y'Imana iratangira, iratangira, iratangira. Icyo gihe Yesu yasobanuye ibintu bitari bifite ishusho, abiha ishusho. haleluya, ubwo buzima urimo ntabwo nzi uburyo urimo uciramo n'ibibazo, ariko gutindana nabyo ntibivuze yuko bizakwica. Ntabwo bizakwica. Hejuru yawe n'ibibazo hari Imana isumba byose, ibisumba byose, hari Imana ifite ijambo ku kibazo kigutindanye. Icyo kibazo kigutindanye utagifiteho ijambo, hari Imana igifiteho ijambo. hari Imana igifiteho ijambo, Iyo kanseri mutindanye hari Imana ifiteho hari ijambo. Imana ifiteho ijambo, Iyo diyabete mutindanye hari Imana ifiteho hari ijambo. Imana ifiteho ijambo, aba umuryango urimo gusenyuka hari Imana ufiteho ijambo. ifiteho ijambo mu izina rya Iyo Yesu, bizinesi irimo gusenyuka hari Imana ifiteho hari ijambo. Imana ifiteho ijambo mu izina rya Yesu, Ndagukomeza nk'umugambi w'Imana n'umwe w'Imana ku buzima bwawe. amen, Nugira ngo humura, Imana iracyafite ikintu yakora aho ngaho bigeze, aho ngaho bigarukiye, aho ngaho bigeze hari ikintu Imana yakora. Imana iraje itangire, Nubwo yasanze bameze inshundura zabo bagiye gutaha, bari bashonje, bari batahanye ubwihebe, bari batahanye kunanirwa, Haleluya. bari batahanye kwiganyira, Amen. ariko Yesu ahageze ibintu biratangira, biratangira mu ahageze haboneka ibyiringiro, haboneka ibyiringiro, ahageze bongera kumva kubaho, batangira kwizera, ahageze batangira kumva ubuzima. Amen. Umva nkubwire muvandimwe, wowe udukurikiye, wowe udukurikiye, ubwo buzima bwawe urimo bufite ikintu cyitwa ikibazo cyabuheranye. Umva nkubwire nshuti y'Imana, Imana ikohereje ijambo ryayo, bikora wumvira Imana ibyo ikubwiye, ibikubwiye, bikora wumviye Imana uraza kubona ukuboko kw'Imana. ese ni ibiki wakora Imana ikabizamo? Urakoze cyane. Igihe cyose rero buriya mu buzima abantu barimo, Imana iboherereza ijambo ryayo, ibohereza ijambo ryayo, Imana iboherereza ijambo ryayo. Yewe. Bibiliya ivuga ngo itwohereza ijambo ryayo rikadukiza indwara. ikadukiza indwara, Buriya indwara ntabwo gusa ari iz'umubiri, hari n'indwara z'umutima, hari indwara z'umutima, hari n'indwara z'umutima. Yeah. Buriya iyo umugore aca inyuma umugabo we, iyo nayo ni indwara. nayo ni indwara, Iyo umugabo aca inyuma umugore we, iyo nayo ni indwara. nayo ni indwara, Iyo umukobwa asamba atarashyingirwa, iyo nayo ni indwara. kwanga mugenzi wawe, iyo nayo ni indwara, Iyo nayo ni indwara. Kugambanira mugenzi wawe umubuziza ubusa, iyo nayo ni iyo indwara. nayo ni indwara, Ariko Imana ikohereje ijambo ryayo ngo iyo ndwara nayo ikire. nayo icire mu izina, Iyo Yesu abwira Petero ngo jugunya urushundura rwawe nanone, ongera urujugu, ikintu kimeze gitangaje. Iyo tubikoze twumviye Imana, aho twaburiye turahabonera. aho twaburiye turahabona, Iyo ubikoze wumviye Imana, aho waburiye urahabonera. Iyo ubikoze wumviye Imana, aho utabonaga ishusho y'ubuzima iraboneka. Iyo ubikoze wumviye Imana, intego yawe igerwaho. igerwaho, Iyo ubikoze wumviye Imana, ibyatumbagiraga birihuta. birihuta,
iyo ubikoze wumviye Imana, haleluya, iyo ubikoze wumviye Imana, icama abakurikirana hakagira umuntu iri jambo uriha umwanya muri we ukayikora wumviye Imana, bigatangira gukora. aho waburiye ubuzima uzabuhabonera, aho waburiye icyerekezo uzakihabonera, aho waburiye umurongo w'ibyo gukora uzahabonera. kubera iki? kubikora wumviye Imana birakiza. kubikora wumviye Imana. Ese ni ibiki ubundi umuntu yakora yumviye Imana? Imana ishobora kugusanga muri ubwo burwayi ufite, ikakubwira ngo haguruka ugende gusenga, ariko kubera intege nkeya bigasoza utumviye Imana ngo uzamuke umusozi ujya gusenga. birumvikana. buriya Barutimayo uvugwa muri Bibiliya yari afite ikibazo cyitwa ubuhumyi, ariko afite amahirwe yo kumva. urabona rero mu buzima hari igihe umuntu aba afite ibibazo bimwe bimuzengurutse, ariko Imana iribona neza yuko afite andi mahirwe yo gutera intambwe agashyira mu bikorwa ibyo Imana imubwira gukora. Mwami Yesu ashimwe cyane. rero igihe cyose haba hariho akarongo gahari Imana inyuzamo ijambo ryayo. nibikubwiye ngo senga, ukwiye gusenga. nibikubwiye ngo kora utya n'utya, ukwiriye kubikora. nibikubwiye ngo tanga, ukwiriye gutanga. nibikubwiye ngo shyigikira umurimo w'Imana, ukwiriye kuwushyigikira. kubikora uhumvira Imana. birakiza. hari abantu benshi bikijije, kubera ko babikoze bumviye Imana. igihe cyose ubikoze wumviye Imana birakiza. hari abantu bafite ubuhamya bwo gukizwa n'Imana, binyuze mu kuyumvira, binyuze mu gushyira mu bikorwa icyo ijambo ryayo ryababwiye. igihe cyose rero umuntu w'Imana ashyize mu bikorwa icyo ijambo ry'Imana rimubwira, ibitari bifite ishusho bigira ishusho. aho yabonaga ko ibintu biratangira, aho wabonaga ko ubuzima buratangira, aho indwara ugezemo abaganga bayinaniwe iracira. kubera iki? kubikora wumviye Imana birakiza. Mwami Yesu ashimwe cyane. rero Imana yo mu ijuru ikugirira neza wowe ugiye kumva iri jambo kandi ugashyira mu bikorwa ibyo wumva Imana ikubwira. kuko ahantu Petero na bagenzi be bageze, ubuzima bw'abantu benshi bujya buhagera. murashyika ahantu ukabona icyerekezo kirabuze, ukashyika ahantu ukabona mu muryango wagufashaga aracecetse, ugashyika ahantu bizinesi ukabona nayo iragenda nabi, ukabona abaguteraga inkunga nabo barahagaze. aho hantu mu buryo butandukanye abantu bajya bahagera, ariko ikintu kinejeje, nubwo bigenda bityo, nubwo bimera bityo, ntabwo biba birangiriye aho ngaho ku Mana. haracyari amahirwe. birasoza. mu rugendo rwawe bijya bisoza, bijya birangira, ubuzima bujya bwanga, ujya ugera kuri pointi yo kumva unaniwe, kandi birashoboka ko wananirwa, ariko aho umuntu ananirirwa ni nayo Imana itangira gukora. noneho ndagira ngo dusabe abantu bemerere umushinga w'Imana ukore ku buzima bwabo, birumvikana cyane. ku Mana haracyari amahirwe. nubwo Petero na bagenzi be babonaga amahirwe yabo yabuze, ariko ku Mana haracyari amahirwe. ku Mana haracyari amahirwe. wewe wikiheba, wewe wishoberwa, wikumva ko birangiriye, ntabwo byari wikumva yuko birangiriye aho birasoza. ku Mana haracyari amahirwe. ku Mana haracyari amahirwe. Imana yakora, haracyari amahirwe wa mudamu. ku Mana haracyari amahirwe. yaba urwaye kanseri, haracyari amahirwe. wakira mu izina rya Yesu. Imana yagukiza, Imana yakubohora, n'ibindi bibazo bitandukanye Imana yabikora. haracyari amahirwe. Imana yabikora, haracyari amahirwe ku bantu. wese mu bikorwa ijambo ry'Imana. icyo bikubwira gusa, Imana yakora ibintu, iracyakora. hari ibintu Imana ikora, hari ibintu Imana isobanura. Haleluya. barakoze
byarakurose wowe wikiheba wishoberwa izera imana ushyire mu bikorwa icyo ijambo ryayo icyo wumva rikwigisha gukora izina rya Yesu. aho mu buzima bwo kumvira imana Amen. baho mu buzima bwo kumvira imana Hallelujah. bene abo bantu hari ahantu batananirirwa imana igenda ibashyigikira Amen. igenda ibatera inkunga Hallelujah. igenda ibafasha Hallelujah. igenda ibarwanirira Hallelujah. nshuti z'umusaraba bankurikiranye ndakomeza umutima wawe mubwira ngo iyo kubikora wumviye imana birakiza wikiheba Birakiza. winanirwa birakiza kubikora wumviye imana birakiza barutimayo amaze kumenya amakuru nyayo yuko Yesu ari bunyure muri iyo nzira ashyira mu bikorwa arahaguruka ajya mu nzira Yesu ari bunyuremo. Yesu ahanyuze yongeraho gusenga arasenga Yesu arahindukira umva nkubwire nshuti yanjye ufite amakuru nayo yuko imana ikiza nubwo uri mucika intege nubwo wumva uri munanirwa kubera ibibazo bikugerageza kubera ibibazo bigucogoza ariko mba nkubwire hejuru y'ibyo bibazo nawe haracyari amahirwe imana irahari hari ibintu imana ikora imana igishyiraho inzira kandi yari yabuze kubikora wumviye imana birakiza abantu benshi imana ibagiriye neza kubera gushyira mu bikorwa ibyo imana ibabwiye. Igihe cyose rero niba ari urugo rwawe rurimo rusenyuka ku mpamvu z'ibibazo bitandukanye runaka, twara umwanya wumve ijambo imana ikubwiye, urugo rurongera gusubire ku murongo w'amahoro, uwo muryango urongera wubakwe uretse gusenya uwo mwanzuro uretse niba amahirwe yo kubaka uyashakiye mu muryango bikaba byaza, hakaba hari ababahuje bikanga uretse gusenya imana yakwiteguye ikeneye kumva ijwi ryawe, ikeneye kuba mwishakaho, hasigaye imana uretse kugenda kuko aho wagiye ntabwo wagiye ku mana, uretse gatoya ongera wongereho imana, ongera ushaka imana. Bibiliya ivuga ngo imana ikunda abayikunda ariko abayishaka umwete barayibona. Umva nshuti y'umusaraba, buretse kumva ko birangiye, ongera utereho intambwe yo gushyira mu bikorwa icyo ijambo ry'imana rivuga. Ese ni iki ijambo ry'imana rivuga? Ijambo ry'imana yadutoza kubaho tugendera mu bushake bw'imana. Ubushake bw'imana ni ugutandukana n'iby'imana yanga. Iyo uri mu bushake bw'imana hari ibintu bitagushobora. Yego. Iyo umuntu ari mu bushake bw'imana, reka tubwire abadukurikiye, igihe cyose uzaba mu buzima bwo gukora ibyo imana ishaka, hari ibintu bitazagushobora. Ese ni uburwayi bwakubashije, ongera ujye mu murongo wo gukora ibyo imana ishaka, hari ibintu bitazagushobora mu izina rye, hari ibintu bitazagushobora mu izina rye. Igihe cyose iyo umuntu ari mu bushake bw'imana aba ari mu bwihisho bukomeye, aba ari ahantu hadasanzwe. Imana igenda imubera imana mu bihe nk'ibyo bikomeye, mu bihe nk'ibyo bigoranye, imana igenda ikugirira neza. Ariko birumvikana iyo tuvuga kumvira imana, birumvikana yuko habaho no kugomera imana. Ni ukuvuga ngo hari abantu babayeho mu buzima bwo kugomera imana, imana ikabivugana nawe, imana ikaba imuhana kureka ingeso runaka arimo agenderamo, akaba abizi yuko ibyo arimo imana itabishaka. Ubwo ni ubuntu ugiriwe n'imana, kuba imana ikohereje ubwenge bwayo bukumenyesha icyiza n'ikibi, kugira ngo ushobore gutandukanya icyiza n'ikibi. Ayo ni amahirwe imana iguhaye. Shyira mu bikorwa kumvira imana, shyira mu bikorwa kumvira imana, birakiza.
Imana izakugirira neza ya nubikora. nubikora Imana izakugirira neza. Rero nshuti z'umusaraba, ndumva nkomeza umutima w'umuntu. Hari abantu Imana igiye kugirira neza, Hari abantu Imana igiye kugirira binyuze muri iri jambo ry'Imana. Amen. Binyuze muri iri jambo ry'Imana. Shira mu bikorwa iby'Imana ikubwira birakiza. Birakiza. Shira mu bikorwa iby'Imana ivuga birakiza. Uzabaho neza. Ugiye kubona ukuboko kw'Imana. Ugiye kubona Imana itanga ishusho kubyari byabuze ishusho. Imana igiye kubohora ibyari biboshywe. Imana igiye gutanga amahoro aho yarabuze. Indwara yakwicariye igihe kinini, Imana irayiguhagurutsaho. Wowe shyira mu bikorwa iby'ijambo ry'Imana rikubwira. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Imana ibagirire neza. Imana ibishimire. Imana ibanezeze. Uwiteka abaha amahoro. Kandi wowe urwaye, nkuvuzeho ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Imana igukize numurikirana ukizera ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru, iri jambo ni iryayo. Imana yabohora ubuzima bwawe. Imana yakugirira neza. Urabona igitangaza cy'Imana. Iyo ndwara mutindanye, imbaraga z'Imana zinyuze muri iri jambo ry'Imana kugira ngo zibohore ubuzima bwawe. Uwiteka kwishimire. No mu bundi buryo bundi butandukanye waba uboshwemo n'ibibananiriwe, Yesu yarabasanze abasubizamo ibyiringiro, abasubizamo ubuzima, abaha igisubizo cy'ikibazo bari bafite. Bari baburiye ahandi hantu aho ariho hose, byari byanze. Ariko ubwo byari byanze ahandi, kwa Yesu byarakundaga. Kwa Yesu byari bigikunda. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo, ibyanzi wawe kwa Yesu biracyakunda. Kwa Yesu biracyakunda. Ntabwo byakundaga ahubwo biracyakunda. N'uyu munsi biracyakora. Iyo ndwara iri ku buzima bwawe n'uyu munsi yakira. Ibyo bibazo bikuremereye n'uyu munsi Yesu yabikemura mu izina rya Yesu. N'uyu munsi Yesu arabishoboye. Ntabwo yabishoboye ku gihe cya Petero. N'uyu munsi ntabwo ariho byashoreje. Ku gihe cya Petero ntabwo ariho byashoreje. Wowe udukurikiranye n'uyu munsi Yesu aracyabikora. Aracyasanga abantu byarangiye bashoje urugendo rwabo, agatangirana n'ubuzima bwabo abaremaho bakomeretse, abasubizamo ibyiringiro by'ubuzima. Rero kuri Yesu birashoboka. Icyo mubwira gikomeye, kubikora wumviye Imana birakiza. Izina rya Yesu. Iyo bizinesi yawe irimo icumbagira, umva igisubizo cy'ijambo ry'Imana. Bikore wumviye Imana iratungana. Uwo muryango ubona amahoro yabuze, byakuyobeye, wabuze icyerekezo, bikore wumviye Imana birakiza. Inshuti z'umusaraba, bantu b'Imana, tuzi neza yuko mukunda Imana ndetse n'abakozi bayo kubyo bavuga babwirijwe nayo. Ndakuhabiriza nkubwira ngo kubikora wumviye Imana birakiza. Komeza, ugiye kubona ukuboko kw'Imana. Uzagubwa neza. Uzabona ukuboko kwiza kw'Imana. Amahoro azagaruka. Ibyari byanze birakunda mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru ibahe. Shalom. Amen. Wowe urwaye, fata ahantu urwaye, hafatisha ikiganza cyawe, wizeye ko ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Tugiye gusengana nawe. Tugiye kubana nawe mu buryo bwo gusenga. Ariko dutangira gusenga, uwo mutima wawe uzamure kuba imbere y'Imana. Icyo cyari kiremereye, icyo cyari kimeze nk'ibuye. Tugiye gusenga Imana, ariko utangire wizera. Wowe udukurikiranye, uzadukurikirana igihe cyose uzafungurira iyi video, ndagira ngo wizere ko ijambo ry'Imana rigikora. Reka dusenge Imana mu izina rya Yesu. Buri hantu aho ariho hose uri mu kibazo icyo ari cyo cyose, korana n'iri jambo ry'Imana. Hari ubuhamya nyuma yaho. Mu izina rya Yesu turagushimiye Mwana. Turasenze mu izina rya Yesu. Tuguhaye icyubahiro Mana. Sengeye abera bose. Ijambo ni ryawe kandi uri nyuma yawe. Turikomeresha ibimenyetso. Ufite ikibazo gikomeye. N'ibitangaza. Turasenze Mwami. Abarwayi bakire. Imbaraga zawe. Buri kibazo urimo gusenga aka kanya. Cyabujije abantu. Uyu muntu urimo gukurikira aho yahawe. Reka imbaraga zawe zimusange abashira. Reka Mana y'imbaraga. Kabeho ubuzima. Ineza yawe isanga ubuzima. Izina rya aka kanya
gusenga mwami habaye igitanga imbaraga yaribasha ubuzima izina rya Yesu imbaraga yaribasha ubugingo umwuka muri wowe umwuka uri muri bizinesi turawirukanye imbaraga yarifashe ubuzima turawusenya izina rya Yesu izina rya Yesu reka ubwami bwawe mwami bumanukire muri izi mbaraga tume ijambo ryawe kuri uyu muntu Hallelujah. reka ijambo ryawe mugereho Yes. reka ijambo ryawe mukore Singa. reka ijambo ryawe mubaho Urakoze Yesu. Mana y'amasezerano urakoze gukiza sengera abantu mwami urakoze kubohora udukurikiranye mwami urakoze gukiza ukize mwami izina rya urakoze Yesu kuri mu kumukiza izina urakoze kuri mu kumuhoza umwuka wera urakoze kuri mu kubikora urakoze mwuka wera urakoze kumucisha turagushimiye mwami turagushimiye Yesu mu izina rya urakoze Yesu kubera kuri Imana yacu mwene mu izina rya Yesu amen amen amen